turavuga hejuru y'ukuri. Ukuri ni ijambo ryacu dusanganwe abantu rivugirwa ahantu hatandukanye. Nijya tugira ngo dusangire mu miti mikeya cyane. Ariko se ukuri ni iki? Ukuri kudufasha iki? Ukuri gusobanuye gute? Umuntu wese yagusobanura, ariko reka tuvuge uko abantu nka babiri bashoboye kubivuga, abanditsi babiri bashoboye kubivugaho. Umwanditsi witwa Daniela n'undi witwa Jordan Getty bavuze yuko ukuri ari ukuvuga ikintu gisa n'icyo ukora, kuvuga ikintu gisa n'icyo ubona, gisa n'icyo wakoze. Mbese ni nko kuvuga ngo ufite ikaramu mu ntoki, uvuze igisa n'icyo ufite. Mbese ni ukuvuga ikintu gisa n'icyo ufite, n'icyo ubona. Niko bashoboye kubivuga mu magambo asa n'asobanura nyine ukuri. Bikora kuvuga ikintu gisa n'icyo ufite, n'icyo ubona, n'icyo ukora muri bene uburyo. Ukuri kuvuga bidufasha iki? Ukuri nanone iyo tutakuvuze bitwangiriza iki? N'utwo tuntu tubiri, kuvuga ngo ukuri gufasha abantu iki, ariko kandi niyo ukuri kutavuzwe n'iki bishobora kwangiriza. Mu magambo nk'atatu turavuga icyiza cyo kuri, mu yandi magambo nk'atatu tuvuge ingaruka z'ukuri, ariko nyine mu magambo agiye ahinahina. Ukuri kureberwa ahantu habiri cyangwa se mu bice bibiri. Ukuri kureberwa ku muntu ku giti ciwe, ukuri kandi kukongera ukareberwa ko mu bantu batandukanye aho bahuriye. Abantu aho bahuriye, ashaka guhurira ahantu mu association, mu club, mu makoperative, mu eglise, parti politique, ibintu bitandukanye ahantu hose ashobora kubura hahuriye abantu. Aho nanone ashobora gushaka ukuri. Ukuri rero kudufasha kugira ngo twihute, kudufasha iki? Ibintu nka bitatu gusa. Ibintu ni byinshi ariko turavuga mu nka bitatu. Ukuri guhesha umuntu se cyangwa abantu kugirirwa icyizere. Umuntu wese aba akeneye ngo yizerwe, cyangwa se igikundi kibe gikeneye ngo cyizerwe. Ariko rero iyo ukuri icyo gikundi se cyangwa abantu giti cyabo bavuga ukuri, bihesha icyizere inshuti zabo, ababumva, ababazi cyangwa se baba batabazi. Iyo babumva bibahesha kubizera, kuko ukuri arizo imbaraga z'ukuri zitanga kwizerwa igihe kirekire. Ikigira kabiri, ukuri kuza gufasha abantu mu gihe bakuvuze, nuko ukuri ari inzira y'ubutabera. Ukuri ni inzira y'ubutabera mu buhe buryo? Umuntu yibera umuhamya w'ibyo avuga, ibyo umuntu avuga, ibyo umuntu akora, uko bimeze kose. Ukuri aho kuri, umuntu yibera umuhamya wabyo, umuhamya w'ibyo wakoze, umuhamya w'ibyo wakoze, umuhamya w'ibyo uhayibona. Ni inzira y'ubutabera. Umuntu wenyine yibera umucamanza mu byo yakora, kuko ureba abacamanza baza mu gihe ukuri gusa n'ukwakehanye mu bantu. Ukuri kwakehanye nicyo gihe biza bikwega abacamanza, ugasanga abacamanza baraje. Ariko iyo ukuri kwahabaye, nyiri bwite yibera umuhamya w'ibyo yakoze. Ni ikintu cyiza cyane kuko kimira amakimbirane. Iyo umuntu yivuga ibye byose, ibyo yakora, ibyo yabonye mu buryo nyabwo, aba ari mu nzira yo kwimira amakimbirane, aba ari mu nzira yo kwimira amacakubiri, aba ari mu nzira yo kwimira ikintu gisa n'icyo tandukanya umuntu se cyangwa se abantu n'abandi. Ijambo rigira gatatu, nuko ukuri kuza kuwimira abantu mu bintu by'amasusi, amastress. Iyo uvuga ukuri ube waye wimira amastress, wimira ibintu by'amasusi mu mutwe wawe, wicara bikuzamo, wicara urwana nabyo.
buriya iyo utavuze ukuri, kwa kuri utavuze kurakurega, uhora urwana nako. Nicyo gihe usanga abantu rimwe na rimwe usanga abantu ko barisobanura kandi bakisobanura ntawe bisobanuraho, nta nawe wabasabye kwisobanura. Ikindi gihe ukaba usanga abantu ko bararega ntawe barega, kubera yuko ni kwa kuri kwaye kurwana nabo. Usanga iyo umuntu cyangwa se abantu batavuze ukuri bicara barwana, bicara baburana, bicara bisigura, bicara barega, kandi bakisigura mu gihe batabajijwe, bakarega ntawe bahaye barega. Stress iyo ukuri kuhari kwimira ama stress mu buryo mu mutwe no mu bitekerezo, umuntu cyangwa se abantu batekereza mu buryo bworoshe, kandi bikabafasha nyine kubarinda izo mvunane z'ama stress. Niki rero kutavuga ukuri bishobora kwangiriza umuntu cyangwa ku bantu, nuko icyizere kiba gikeya, icyizere kirangira, nta cyizere kihaba. Iyo umuntu avuze cyangwa se abantu bavuze baravuga ngo bariya kuriya baravuze ariko ntacyo, kuriya siko kuri kwabo, uriya siko kuri kwiwe, icyizere kiratakara. Ijambo rigira kabiri, niyo bibaye ngombwa yuko icyo cyizere kihaba mu mwanya mutoya. Muri wa mwanya verbe zawe zirashushe, zimeze neza mu kanwa, mu matwi, ariko nanone ntizibe nziza ku gihe kirekire. Zibe nziza ku gihe, disikuru zikaba nziza mu mwanya mutoya, ejo n'ejo bundi, umwaka mu myaka ibiri ugasanga za disikuru zabaye zatakaje agaciro, kubera yuko hari za disikuru zitava ku kuri. Ijambo rigira gatatu ryo kurangiza nuko kutavuga ukuri bizana amakimbirane, bizana izangano, abantu ugasanga ko barurirana, abantu ugasanga tibavuga rumwe, abo kavuze rumwe ugasanga tibavuze rumwe, abo muri association imwe tibavuze, abo muri eglise imwe tibavuze rumwe, muri parti politique imwe, abo mu gihugu kimwe tibavuze, abo muri mutuality imwe tibavuze rumwe. Ugasanga kwa gutakaza ukuri kuza gutuma abantu bagira gute, basubiranamwo imburanyi, intonganye, ugasanga zibaye nyinshi mu bantu kandi atari ngombwa. Turabashimiye mwebwe mwese no kuganira, no kugira ngo dukomeze tuganire n'undi wese yaganira, aho duhuriye hano kuri Conseil de Développement.